Ibyo bintu bisa mutayimo bitera confusion y'abantu. Hari na rimwe hari abayobozi b'ibihugu bajya babisobanura ariko nyine hari ukuntu abantu batabyumva neza. Kongo ni igihugu kinini birazwi. Ni umugabane, ni igihugu cya kabiri ku isi, soye cya kabiri muri Afrika mu bunini. Kikaba cya 11 ku isi. Kikagira kilometero kare miliyoni 2 n'ibihumbi 700 na urumva kikagira amoko arenga 145. Urumva icyo gihugu yo ni kontina nyita umugabane, territoire 145. Urumva indimi ziba muri Kongo ntiwazibana. Muri make ibihugu byinshi buranango riba muri Kongo kugihande kimwe kuko nibwo niyo mpereyeho. Kongo buriya nangora kuri territoire bafite distance ya kilometero 2,000 n'ijana. Urumva ku mushumi batandukanye. Urumva deja babariyo hari n'uduce twabo urabone bavuga ngo ari amasezerano ya Lobito. Bira n'imishinga bahuriyeho ya petroli na oro. Bijya kuri ku cyambu bikomeza kuri Ocean Atlantique. Reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Ukweli Times, mwe mutwumva muri mu bice byinshi by'isi bitandukanye. Ndababona muri comment aho muherereye, abariza mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika, mu bihugu by'uburengerazuba, mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, ndetse kandi abenshi mudukurikira muri hano mu Rwanda mu ntara zose enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Mbahaye ikaze, ndi kumwe na Aime Iyamuremye Document Metallique. Mwaye ikaze. Bakoze kumpa ikaze n'abadukurikira nabo ndabasuhuje abari hirya no hino ku isi. Ariko gato nyemere hari umuntu wacisha abareba igihe ntareba commentaire imwe na rimwe cyane. Arabaza M23 iramutse igiye Doha ntibayita muri yombi. Ubwo wenda bitahura ni topic cyane ndi bugeho. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwaho imitwe myinshi. Ariko rundi Rwanda nakati havugwayo n'ibihugu byinshi cyane isi yose. Ikibazo ibihugu bivuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigerayo gute? Bifite inyungu hehe? Kuko byanze bikunze bifite inyungu cyane. Ikindi cya gatatu birazwi ko biriyo. Okay, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ibyo bintu bisa mutayimo bitera confusion y'abantu. Hari na rimwe hari abayobozi b'ibihugu bajya babisobanura ariko nyine hari ukuntu abantu batabyumva neza. Kongo ni igihugu kinini birazwi. Ni umugabane, ni igihugu cya kabiri ku isi, soye cya kabiri muri Afrika mu bunini. Kikaba cya 11 ku isi. Kikagira kilometero kare miliyoni 2 n'ibihumbi 700 na urumva kikagira amoko arenga 145. Urumva icyo gihugu yo ni kontina nyita umugabane, territoire 145. Urumva indimi ziba muri Kongo ntiwazibana. Muri make ibihugu byinshi buranango riba muri Kongo kugihande kimwe kuko nibwo niyo mpereyeho. Kongo buriya nangora kuri territoire bafite distance ya kilometero 2,000 n'ijana. Urumva ku mushumi batandukanye. Urumva deja babariyo hari n'uduce twabo urabone bavuga ngo ari amasezerano ya Lobito. Bira n'imishinga bahuriyeho ya petroli na oro. Bijya ku cyambu bikomeza kuri Ocean Atlantique. So Uburundi buriyo ubwo mere hano hafi buriyo. Uhereye ku bihugu biri muri Kongo. Hano reka nicare nomve. Uhereye kuri Angola. Angola de isura bijya muri langage na diplomasi ariko mu rwego rwa economy. Harimo economy de guerre, politique de guerre. So twagiye Burundi nabwo buriyo muri Kongo. Na amadolari nawe yageze avuga ati kabisa ati kugira ngo urame ku butegetsi ugomba guhora uri muri Kongo. Uvuga ko wagiye gushaka Red Tabara, uvuga ko wagiye gufasha mugenzi wawe. Urumva ariko naho n'ugucukuza ntabwo bazava. Urumva bwagiye mbere buri muri East Africa. Nyuma bakora n'amasezerano bilaterale y'ibihugu byombi bakwamirayo. Uganda nayo iriyo. Urumva muri za Ituri igiye gutrakinga za Kodeko na za Defu nabwo yakwamiye. Burarega ni bavuga ngo ba withdraw inzo bavuyeho nta kuntu bahita bahera. N'u Rwanda rwigeze kujyayo muri Umoja Wetu urabyibuka. Ndabyibuka. No muri Kimya na Kimya 1 Kimya 2 ariko nayo ntabwo yagize success. Bagiye kwirukanayo za FDLR ariko FDLR ntabwo yashizeyo. Ubwo rero kibaza sinzi rero ukuntu FDLR nabwo rwasubira isaha n'isaha anytime none si cyatuma rujyayo n'ubundi kiracyahari. Urumva
ariko biriya bababaza sinzi abo baba bavuga hari ibintu bubaza nka biriya babibaza perezida no kubaza shehe urasiramuye cyo ni obvious nubwo uri umusilamu nese warinda kuprova ko usiramuye hari impamvu ituma umusilamu ni nko kubaza padiri ngo asura umugatolika papa ibyo biri obvious gusa muri religion yo gusiramurwa ntabwo bigira idini iriya ni kiritire amadini yose yabitwa Abraham's cut cyangwa se imyadini yose akurikira imigenzo ya Burahamu ibintu byaje mu rwego rwo gukora ibintu by'isuku y'umubiri byagiye biza uko abantu bajya mu by'abasilamu byatangiye cyane no muri Egypt civilisation egyptienne na mizirima na ntuza religion musulmane itaraza batanayitekereza birabambazaga abaromani y'abacasho sorry baje mu rwego bw'ubucasho nyine guca ariko bari bazi ko ya ntambara batayitsinda gupagasa kuyabarya kuyabakiza ngo bigendere so muri make na nouvelle emerge bavuga ni ibihugu by'ubuhinde urumva za Singapore za Taiwan ibihugu byose biri kwidevelopa muri technology urumva South Korea harimo n'abamafia hakabamo n'abadira mu mabuye y'agaciro abatrafika muri Kongo niyo mpamvu iki kibazo kiza kikaba dynamique kigahindagurika kikaba complexe harimo akaboko k'abanyamahanga benshi noneho hakazamo na za Qatar abarabu sasa na za Turukiya ziriyo abo bose bakora intwaro bakora imbunda urumva Europe urebye bumvaga ko Kongo ikiri yabo wenda na Amerika kwaje ariko ubu ngubu Kongo yabaye iy'isi n'akarima k'ibihugu byose ku isi bifite imbaraga ahubwo baje bakabyegeka ku Rwanda n'urugero n'ikimenyeme iraro zereso y'ibihumbi 1773 ntabwo ushobora gushyirwa mu bikorwa harimo veto simbibabwiye bivuga ko ingabo z'u Rwanda ibihumbi 4 ngo zizaguruka zikagenda na AFCM Venezuela nayo igakurikiza processus ya Rwanda na Angola Rwanda na Kenya urabizi ko byabaye fizio barabihuje ariko yamaze kuba expired uzanayibona no muri imeza z'ibiganiro kuko ivuga ko urumva batanye no kubihindura bavuga ngo bifashwa n'u Rwanda ariko nabyo babyeditinze ubu harimo kugabana inyungu kandi twibukiranye Kongo ntabwo ari igihugu warubizi muri hypothèse zanjye niki se buriya na Ukraine si igihugu niki se hybride ni igihugu hybride kiri fabrique hari ukuntu ukora melange no muri chimie hari igihe ukora melange ushaka solution y'ikintu ushaka solution nk'iy'uburozi nk'iya nucléaire warubizi ndabizi melange twajyaga tuzikora muri heterogene homogene ama melange uvanga ama acide n'ibiki byose Kongo buriya ni projet urabizi ko ari empire Kongo na zangora niki ese wambwira igihugu kirimo amoko arenga 145 cyo wambwira ngo ni igihugu sa Nigeria se ntarimo none se wambwira igihugu bundi igihugu bavuga igihugu ni abantu bahuje ururimi bahuje n'umuco ngewe ni hypothèse zanjye ururimi ibihugu byinshi nizo hypothèse mba nkubwira uzasanga ibihugu rero bidahuje ibyo bintu ntabwo niyo mpamvu nakubwiye ko nka Syria buriya nayo ntabwo ibara nk'igihugu bashaka iby'igihugu kugira ngo babyungukiremo iyo bashaka iby'igihugu ntabwo baba barabaryanishije abarawite n'abakina baraba muri PKK ngo biyumve muri Turukiya urabizi ko na meya wa Istanbul nawe Erdogan amumereye nabi ariko ziriya ni operation politique kugira ngo atakaze amudebarase abarateganya amatora 2025 reka twigarukiye muri Kongo urumva Kongo ni melange bakoze urabona ufashe nk'isenene isanane ukazishyiramo mu gakombe kamwe ugashyiramo n'intozi muri ako gakombe urabyumva cyangwa muri basket urumva ugashyiramo n'imbeba so ukashyiramo melange y'ibisimba byose ugakora ukareba scenario ryano kimwe kirya ikindi ariko hafi aho bakoze iyo systeme babazi ko icyo bari burye bafite uko bari bukivure bongere bagisubize muri game kijye kuryana ikiri bupfe bajye kugishyingura ariko kumbwira ngo kora separation utandukanye ibi bisimba so utandukanye za melange z'ibise n'ibinyenzi igihugu rero buriya baravuze ati ubukoroni
turabona ko butazaramba Yego. n'ubucakara Mm. reka dukore ikintu cy'igihugu cyitwa nk'ingirwagihugu Yego. kiri hybride yego kizahora gikureba ibibazo ibyo bibazo bizaba ari bizinesi yacu yego niyo tuzaba ducuruza imbunda niyo tuzaba ducuruza imiti yego barwanye niho tuzajya tuza conflict resolution yego barwane tubahe imbunda barwane n'ibicana tuzana imiti tubasahure icyo ni cyo baduhe kopa dukoremo amasasu tugaruke tuyabarasishe birasana ubwabo urumva ahubwo icyo uvuze cyo nacyumva none ni ukuvuga ngo ni umushinga abazungu bagira imishinga myinshi ni nayo mpamvu ubona akenshi kubashyigura bigorana kuko baba barabanje kwiga umushinga bakaba bati tugiye gukora umushinga w'icyo tuzakorera hariya nituhagera na gato hanaguciye mu byo uvuga urabona biriya bazanaga ngo bagiye kurera abana b'imfubyi hari abantu nzi bagiye mu Butaliyani Yego, ya, mu ya. Bufaransa si bose ariko Ya, ni- ariko imyumvire bafite cyana Kisekedi ni Yego. produit yabo yego wa muntu azaza ameze nk'umunyarwanda cyo mu Kongomani ku ruhu mu mateka Yego. ariko mentalite baba baramaze kumwoza mu bwonko Yego. azaza aje gukorera inyungu zabo Mm. niyo mpamvu bazana ibi bintu bya double nationalité yego nuko batazana ngo tubarerere iwacu tubatoze imico y'iwacu bazane mu Bafaransa Bajye tubashyire muri bakurira inama. kampu hariya tubarere ariko dufite shisha kibondo se uzatugire muri dokima metalike nkurikije ako kantu uvuze ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha nanjye nkwiye homework uzajya muri dokima metalike uturebera impamvu ki abantu kugira ngo babe abayobozi muri Afurika akenshi baba baraririwe hariya hanze ni za projet accreditation decreditation baravuga decreditation nose za OEF yego ziba zigamije za ni organisation culturelle ariko nuko zivanga mu bintu biri politique bavuga aba bantu rero yego babe civilize byo bita civilize modernisation modern umuntu wowe yisaba kujyana uzavuga icyongereza neza n'igifaransa niwe bashaka umenye culture zabo